ese waje andi makuru yari meza ku rundi ruhande ni mabi uzi kugira ngo nimukira ahantu umugore yaranzonze byahatari ninkubwira ngo yaranzonze ubyumve ku rundi rwego rwo hejuru gusa wa mugani ndabona mwaranimukiye ahantu heza hagati aho ngaho ni heza ariko ninkubwira ngo umugore wanjye yarangoye siko yagezeho ashaka no kundoga akuroga gutya umugore wishakiye agashaka kukwica sije yankubise suhanyira umuyapanya namutumye ikintu bitari keri kankubita story neza mu buryo burambuye mbamutumye ikintu bitari keri none aza kugira ubwenge buke arakugenda arikera yifungura mbazo uti wari nani muhara mu kirahure ndimo murebera anzanira icupa ngo ninze mwe Mighty none waje kubwirwa n'iki ko naramurebaga n'amaso yanjye agakina yagakinye nabi kwiye yandyarye imwe n'indyambiza akikora ibyo ngibyo naragiye mbere bandabyitegereza ndavuga reka nipfushe ndebe noneho nyuma kiza gukurikiraho neza ndagenda nipfusha bya bintu ujye ubona muri filime nigira nkaho nafunze kugira ngo nze kuvumbura umuntu icyari ubwo no kuvuga ngo we ntabwo yari yakubonye papi nagenda muhindura kurya atakigira bibona ndabibona ndatuza aranzanira ndamucunga ndayimena none se ubwo byatewe n'iki kugira ngo afate umwanzuro wo kukuroga kandi mwarashakanye cyangwa wenda mwashakanye mudakundana umugore naramukundaga byo ntabwo nari gufata umwanzuro ujye gushaka umugore ntamukunda n'ibintu natekereje bwiye kirekire ariko n'ubundi wowe ndabizi ko n'ubundi uri umwana mwiza ndabizi ko utabikora ahubwo uwo mugore wasanga wowe atoroshye kugira ngo afate umwanzuro wo kukuroga shatse ukabyara ibyishako zuba najya nkubwira ngo ushake vuba ariko nsigaye mbona nkuriye nyuma kuba utagishaka reka ngiye ibintu byo gushaka ntabwo nabitekereza aka kanya kuko n'izubu ngubu zubatse byaranze hasi nibo banze mwubake nanjye nibwo nzabona gushaka nyuma byakunze mbona ko namwe ari bwo rugero rwiza ngomba kureberaho yantesheje umutwe ndamubwira reka mwimure wenda wasanga ari agakungu k'abagore afite niko kwimuka nzangaha ndemera birangora cyane nabwire ni kwisi ntegetse ndamubwira none se mwaratandukanye cyane ubu ngubu muracyari kumwe turi kumwe ngira amahoro iyo atari hano ubwiye ahari mbura amahoro nagira umutima ukomeye kwera umugore ukamufata ariko ukuroga warangiza ukamurekera mu rugo wakora iki ako umutima wawe wa kera rwose niwe ugifite n'aka kanya naho ngira inama wakora icyo abaye ari wowe reka nkubwirisha nakwirukana pe kuko n'ubundi ntabwo yagushaka nese ubwo umuntu wifata akajya kukuroga akoresheje umuyapanya urumva n'ubundi abagukunze naravuze nti ntafata umwanzuro nkubutse kuko akenshi imyanzuro dufata duhubutse hari igihe tuyicuza vuga nti kamanzi mbitware gake ndebe mpindure lokasiyo wasanga ari Kigali siko bibaho vuga ni kamihindure niko kuza nza mu mujyi haramenda wenda wejo yahinduka ntawamenye ubundi kwisomo kwigisha n'uguhoza fatana bibiliya nkasoma nkamusoma kubaka bari bavuga ngo biragoye ariko nyine mwari mumeze neza twari turaho sibye ko icyo kantu kabayeho ndakirengagiza ngo kari gato ariko ikintu gikomeye cyane kundi ruhande turakomeye turamahoro kuzo waramuritse byinshi nta nubwo nari aya makuru ntabwo nigeze nyamenya ntabwo nzi ko washatse umugore umeze gutyo cyo kuzi ukwiye no gusengerwa by the way cyane kuko burya ingo zubakwa n'uwiteka kuba warashatse ubundi bajya bavuga ngo ntabwo Imana ijya yemera ko nyine ishobora kuguha umuntu muhuje mwese mushakane mwitonze wewe Magic urabizi ko nyine uri umwana mwiza rero ntabwo byari gukunda ko Imana iguhereza n'umwana mwiza w'umugore bisaba kwihangana niba nka kuriya nyine iguhaye umugore w'ingare nk'uko nyine ukamuka down ntabwo kwihangana nta kundi ubu turi ku masengesho ni ku mavi wenda ubuzima buzahinduka mbone twumvikana ikindi Imana niba yabishatse ko dutandukana click next ubwo nyine ntabwo yaba ari urwawe nyine ntabwo yaba ari inzozi zanjye ubwo nta kundi nyine ariko usanzwe nawe ndabona biri kugenda neza yanjye rwose mba ngomba kumera neza mu buzima bwanjye nkunda gucya nta n'agacuti se aka gacuti ko kumara njye ntabwo nkunda stress urabizi kuva na kera twajya no wisha dipo noneho waragiye kwitamo utuntu twawe ujye dukubitamo
none se ko hari icyo nkorera nta mwana ndiza nta stress ariko ntabwo ari ibyanjye oya si ukubeshya urebye uburyo umeze nanjye ndiwe nategereza ubugeze kuri rwa rwego rwo kuba umuhungu uwo ari wese atapfa kugushaka ahubwo ugahita uvuga ngo nkeneye umuhungu umeze uko nibwo rwego ugezeho gusa uratanga abesha ibyo ngibyo tubyihorere iyo byakunze nyine birakunda byakanga nabwo bikanga ngo nuko uhoraho avuga ati naho watumbagira mu kirere nk'akagoma icyari cyawe ukacyarika hagati y'inyenyeri aho naho nzahakumanurayo uho ni Uwiteka ubivuze. Tubanje gushima Uwiteka Imana yacu habwa icyubahiro. Nyagasani wowe watwambitse imbaraga zo kugira ngo tugukorere, uduha ubushobozi bwo kugira ngo dusengere abantu bakizwe, uduha ubushobozi bwo gusengera ibikuke, waduhaye ubushobozi bwo gusengera indaya zirahinduka. None Nyagasani aka kanya Hallelujah. Amen. Karabagive. Amen. Tukweretse abantu, tukweretse abigira nabi bose, tukweretse abantu baza gusenga ntibature, tukweretse abakozi b'Imana Nyagasani, turakwigiza kugira ngo baramburireho ibiganza. Ubaye kugira ngo Nyagasani bajye basenga abantu bafashwe, batura amaturo yo kubaka ingoro yawe. Arampamagaye. Muraho? Muraho neza. Yesa ego turaho. Ni muhinguranya bihe tuvugana. Umuhinguranya ego ndiwe. Okay. Hari agafaperi nashakaga kumfasha. Yego sha. Waba ufite akantu k'agati ko nari ngakeneye? Ufite agati? Akantu k'agati nyine ukamvangira akantu k'agati nyine nari ngakeneye. Ibintu by'imiti ndabigiraga cyane. Ndabigira. Ushaka ko kugira ngo ubone umugabo cyangwa no kugira ngo bari bakundangiye bambwira ko bikora neza cyane rwose ko bihita bicamo. Wanjye abakuru ndababazaga bigakunda. Okay, ubwo rero nyine nari mvatireka bavye nkubaze ubwo ngize amahirwe kuba nkubonye. Rero mfite abakiriya benshi muri iyi minsi. Wowe uzaza kuwa gatatu. Okay. Umpamagaye n'ubundi ari umukiriya naye ndi vangira umuti wa muntu we. Ariko umuti wanjye urahenda. Oya nta kibazo, amafaranga si ikibazo, ngiye cyambere n'ukuma ibyo nkeneye kandi bikora neza cyane. Uzabanza uzana n'umufuragiro n'ibihumbi 300. Ay 300 ntabwo wagabanya se? Aya n'abakuru baba barabitegetse. Okay, nta kibazo, ubwo kuwa gatatu nzaze nkarebe kazaba kari tayari. Uzaze n'ibihumbi 300 bizanye, ubwo ibindi nzaguca uzabuhagera. Murakoze cyane banyakubaho. Hari igihe baba baranakwangije reka. Cyane nanjye banyereka nkeka. Murakoze cyane. Sawa. Nishizemo. Munsi bazamenya ko umupasiteri muzima agira akanaragura. Ibintu nzabicika amahoro. Ariko ntacyo bitwaye. Naya ndasha nzayakorera neze. Umuntu kakamiza aragiye. Muna kamiza aragiye ya nayo ngomba kuyakenyera yo 300. Ngo binsaba abantu byibuze 10 kugira ngo uri modoka. Nta mpasiteri utagira imodoka. Kabisa. Kandi kumuvangira ibyatsi huko. Kabisa. Magic, niba udashaka ko uyu mugore wawe mwica, bumuri imbere. Kuko uyu mugore mukunda ndamushwanya ngo wica byaba hanze. Mubone. Ndebura isura nyarugo. Magic, ndakurisha ndi kubite. Uyu mugore ndarakune Magic mbabarangiye. Ubwo ngewe rero
bikiba gutyo ese mvuga nti ngiye gukomeza diru yanjye kuri Nyabarongo kuri Nyabarongo mfiteyo diru ariko ntabwo nzaba nyikubwira abantu nzi kubera iyo utayimbwiye reka tube tuyiretse turi kuvuga kuri bariya kuri ba Maji nuko Magique rero baratubeshye ngo arapfuye kumbe yipfusha nge ndaho ndi kumwe n'amaniga abiri amaniga abiri zingo ngiye gutsindira kashi runaka umutipe agipfa mu kanya barazutse azutse amafaranga tuduhiye gutyo none we yatekaga imitwe washobora bamuzi ho akandi iki giye gusa nateka ura mutaramu ngiye naramurebye nyine abane se ntawe koko urapfa ukazuka ugapfa ukazuka ariko ngiye gusanga nari nzi ko atari ibintu bye bakuvuga ngo ba mutipe niba ari umuteka mitwe ariko nyine ngiye ikintu cyari kiri mu mutwe ni kasha ko nabonye afite umugore w'ishinzi mba perutse kujyayo mu rugo kansangayo umugore yaraje niba ari yari yamavubu ubwoko kandi urabizi ko nanjye ntoroshye ntumbwire ko nawe byakubayeho kuki vuga ngo yazanye iti ndaye akubura nari kumusekura nkagukubitira umugore ku buryo yari kwibaza ngo iki kivejuru giturutse he gihanutse he uzi ahubwo namaje arihangana bakonje ntunze umugore nkura namuvuna akaguru none se ubwo ushatse kumbwira iki njye ngiye gusura inshuti yanjye Maji umugore araza nsanga mu rugo niyicariye azanuka ngo ndindaye kandi njye sinari muzi andi makuru se amakuru rero yari meza ariko ho bike pe ni bukeye byagenze gute se urumva uheruka hano muri bya bibazo twagize ibyago ariko mu by'ukuri ntibyari n'ibyago nyine abonye ibyo uriya mugabo yakoze ko yari yipfushije rega buriya nabonye muza muntungura sabibonye ko nanjye no mu kazi yego mwaraje mwambwira umuntu wanjye yapfuye ndabyakira ndabyumva nyine nakira ko yapfuye nemera no gutanga amafaranga yo gushyingura mbyakira kuri ariko nyuma nibwo naje kumva ngo yazutse ariko naje kuganira nawe rero yambwiye ko habayemo ikibazo hagati yanjye nawe hagati yawe nawe ikibazo giteye gute rero ufitanye ibihe bibazo sinzi niba yarabikubwiye neza atarabiciye ku ruhande ubundi biriya yabikoze yitwaza ngo mwamurozi ariko mu by'ukuri arambeshyera kuko se ntabwo wamuroze ntabwo nigeze muroga rwose yego reka sinabitinyuka mu mazi ndakureba ntabwo wamuroze reka rwose